Kukize imikino yitwaraga neza akina nka Force 9 ku ngoma ya Mikel Arteta. Ubu ngubu nubwo adafite umwanya navuga ngo ubanza ariko nabwo yagiye mu kibuga ubona umusaruro atanga, ariko by'umwihariko Samir Mikel Merino mu kipe y'igihugu ya Espagne akomeje kuba igisubizo kuri De La Fuente. Uyu muvandimwe Mikel Merino kurikije uko Espagne yagaze muri kano kanya iruhande rwa Pedri bakirana mu hariya, Mikel Merino umusesenguka mwinjamo neza ukamusobanura ukamugeranya na Espagne z'imyaka cyangwa se amezi atambutse. Mikel Merino, who is him mu kipe y'igihugu ya De La Fuente kugeza kuri saa? Umukinnyi mwiza wa konsinye z'umutoza, umukinnyi mwiza w'ikipe y'igihugu kuko niba tunibuka neza mu gikombe cy'Uburayi batwaye niwo batsinda igitego cyiza cya muri match zikomeye bakinnye bakina n'ikipe y'igihugu Budage, igitego cyo ku munota wa nyuma azenguruka kagati ko muri kona. Igihe rero kuri Mikel Merino ni umusore ukina hagati mu kibuga nka box to box, ariko nanone akaba ari umusore uzi neza gusoma amasituwasiyo mu kibuga ku buryo ashobora kubona ahantu hari menace akaba yahinjirira atsinda igitego kandi agatsinda ibitego bikenewe, kuko turimo turavuga umusore watsinze ku munsi w'ejo ibitego bibiri, mbere yaho yatsinze ibitego bitatu, yaratsinze hat-trick mu mukino wo muri international break yo mu kwezi kwa 9 byanatumye no mu ikipe ya Arsenal bamwizera bakamubanza muri match yakurikiye nyuma yo kwitwara neza. Yego igihe rero kuri Mikel Merino afite umupira mwinshi ku kirenge, azi gupasa, azi guhagarara neza, afite n'imbaraga zo kuwurwanira kuko afite n'ubushobozi bwo kuba yakina muri role yo kudefanda kuko ni box to box mwiza, ariko nanone akagira umutwe mwiza ushobora kuba yasoma baro amatrajectoire y'imipira akaba yakoza akaba yatsinda igitego cy'umutwe. Ntekereza ko nko muri equipe y'igihugu ya Espagne iri subira hasi rya Dani Olmo biraha amahirwe cyane Mikel Merino kuba yabona umwanya ubanza mu kibuga kuko ubusanzwe yari afite stati y'umusimbura. Hanyuma reka nifashishe gato amagambo ya Frankie yatangaje akimara kongera amasezerano muri Barcelona kugira ngo wenda bimfashe kugira icyo nkubaza kuri uyu muvandimwe. Frankie yavuze ngo iyo ndi kumwe na Pedri mu kibuga ati ibintu byose birijyana, things go easy, ibintu babijyana bimubona ko byoroshye. Pedri mu by'ukuri atuma imikinire yanjye n'uburyo equipe ya Barca ikina byoroha nanjye bikanyurira kwitwara neza muri FC Barcelona. Amagambo ya Frankie avuga kuri Pedri Gonzalez. Ukurikije uko Mikel yitwara muri Arsenal n'uburyo Merino yitwara mu kipe y'igihugu ya Espagne, ntabwo twavuga ko ari uko abari kumwe na Pedri cyangwa se nawe ubwo yifitemo ubwizi yakora akerekana ko nawe ashoboye. Kuri tayari uyu munsi cyane urakoze ugarutse ku kintu gikomeye cyane Samiri wabivuze neza cyane. Ntabwo burari n'ibintu bibiri avuze binakubiye mu gisobanuro wasobanura kwitwa Mikel Merino. Burakiri no muri Espagne bro, uyu mugabo afite ubwenge bwinshi, buriya ni n'umukinnyi ushobora kumenya ngo aka kanya mu kibuga hakenewe iki. Nje nshobora kuba ntafite imbaraga z'umubiri ndi Mikel Merino, yego ntari bujye muri ayo madueli ari physique cyane ukuntu, nshobora kuba ntari bwihute cyane, ariko nkaza kumenya ngo ese mu kibuga cyangwa se igihe umupira ugezeho ni igiki gikenewe nakora mu buryo bwihuse bidasaba ko ndi bugaragaze iyo karite yo kwihuta kuko ntayo mfite, iyo karite wenda yo kugundagurana njya gucengana n'abantu wenda kuko izo mbaraga nta nizo mfite, ariko yakwera iminagenda ayo majedi ikora n'ibindi yatanga passe neza, nyine agira ubwenge. Ariko dore ikintu gikomeye uzanye ikintu nge numvaga ari naho ngende butinde cyane kwitwa Mikel Merino. Uyu mugabo w'ikipe y'igihugu ya Espagne Luis De La Fuentes, aba bagabo benshi arabazi pe, sibye kuba yaragize n'amahirwe akabana nabo bakiri na bato muri Espagne abato mu byiciro bitandukanye kandi bakinana amarushanwa manini. Azi buri wese icyo yamuha, azi icyo yakwaka abakinnyi. Mikel Merino mu ikipe y'igihugu ya Espagne, Samira bivuze neza cyane, ubundi mu busanzwe tumuzi nka nimero 8 ibyo bita box to box nkuko yabisobanura witwa Mikel Merino. Ariko uzarebe iyo akina hagati mu kibuga, yaba mu buryo bwo gutwara umupira, yaba mu buryo bwo gutsinda, yaba no mu buryo bwo gupasa, aba yakitinga nk'umukinnyi bigaragara ko aprefera gukinira imbere cyane.
ari naho nkubwiye ngo umutoza w'ikipe y'igihugu Espagne abo bakinnyi ababazi arabazi pe dore icyo akora rero abakinisha ari abamiri offensive babiri sibye umukaseri Martin Zubimendi afata babiri buri ejo match ijya gutangira hari kuri izi za marika za AC yewe n'ikipe y'igihugu Espagne kuri social media za iyo birebaga hari igihe n'umuntu avuga ati ko Mikel Merino asanzwe akina 8 ubiye munsi Pedri araza kuba ari 10 no muri formation ugasanga babushyize kuri nimero 10 Pedri ariko kuri izi mbuga nkoranyambaga zitanga amanota nyuma ya match n'ubundi Mikel Merino bamuhaye amanota no mu gihe cyo kumushushanya nk'aho yakinnye mu kibuga bamubaze nka nimero 10. Nepo reka ngufasha gatoya Dorafront yavuze ngo before I was playing Pedro as the attacking midfielder with Mikel Merino behind him. However, thankfully I swapped them around. The players show their talents more and the team plays better. I made the right choice. Nibyo ngibyo vuze. Neza cyane. Urumva? Nibyo ngibyo rwose. Ijari ni kirere. Ati imbere nakinishaga Pedri nka nimero 10. Ati ariko naje kubihindura mbere n'abari wengira nimero 10. Ati kandi buri wese yerekanye ubuhanga afite mu mupira. Ati kandi nasanze narakoze amahitamo ya nyayo. Reka nidushaka tubyite mwe Samiri yavuze. Ubwenge bwe no kumenya igihe umupira uzira atekereza byose n'icyo ahita wumaza ariko ari imbere y'izamu bitamusabye kwihanyagura. Reka nkubwize ukuri buriya Pedri ashobora gucenga abantu 2-3 banagera banyuramo agatera shot igitego kikaba. Yego arabikora cyane ariko ibyo ushobora kutabisanga na Mikel Merino. Ariko Mikel Merino warigiye n'umuntu avuga ati uyu mukinnyi kubona ari umukinnyi utinya amadueli mu kirere ajya yabikora ati ariko uzarebe tujuri yatsinze igitego cy'umutwe usanga arahagaze wenyine muzamba bare mu bicunge ntabwo ajya mu madueli n'abandi n'ibitego byinshi ngo umupira utegereje nka Magraesh utegereje Saliba utegereje n'abandi ariko akabazi ngo umupira mu gihe ubarenga uransanga aha kandi mpagaze ngenyine. Ubwo bwenge rero afite bwo kumenya icyo umupira ukoreshwa byose kugira ngo uhite ujya mu izamu byatuma Luis de la Fuentes amutekereza nk'umukinnyi yashyira 10 kubera ko nk'ibyo avuze na match ijya gutangira muri animation y'umukino twabibonaga ko umuntu uza kwakira baro ya mbere araza kwa Pedri ariko bahite baswitching hari ukuntu banyuranamo Pedri yawutwara yawugumana ukomezanyije imbere ugasanga Mikel Merino bahise babisikana agaruka kuza kugira ute gukuvura mu gihe yakwaka umupira Pedri bamwatsa umupira ari imbere barahansanga uburyo bakorana uburyo bagenda bakuruza banyuranyuranamo n'abakinnyi afite bwumvane ariko bakagira umutoza ubazi ushobora gusoma iyo mikinire mu minota mike cyane akavuga ati oya Merino kini 10 Pedri subira 8 kubera iki dukeneye umuntu uza kutubera ikiraro hagati ya Martin Zubimendi na Mikel Merino za zone. Kubera iki witwa Pedri nk'ibi Frankie de Jong avuze uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi bazi kujya gusaba bari ivuye mu gice cy'idefense. Yego kubera uyu musore azi kuvuga ngo ndawukinana n'abadefenseri kangaye mu gihe mba ndi kureba niba abakinnyi b'imbere bamaze kuba bien place muri cya gihe ta transition. Ni umwe mu basore ufata umupira amaze kuvuga ngo nta nubwo binsaba kuwukinana na Mikel Merino uri imbere. Ushaka no gusanga Lamine Yamal yamaze kuba tayari, ushaka gusanga uwitwa mwene data Nico Williams ari tayari. Uzanabirebe kenshi n'ibitego bya Espagne cyangwa se uburyo aba bawinga bakoreshwa cyane mu ikipe y'igihugu Espagne umuntu bakinisha cyane ni Pedri. Yego rero Pedri kubera uburyo agira izo passe zihuse no kwita soma muvoma zaba bakinnyi bamaze kunywana nabe mu ikipe y'igihugu abo bawinga cyane cyane Lamine Yamal na Nico Williams, usanga umutoza ako kazara kamuharira. Ariko Mikel Merino kubera ko nawe ari mwiza imbere y'izamu tutanabeshanye Espagne wenda sibye Mikel Yarzabal waje agakora imibare myiza muri izi match ziheruka, ariko burya Alvaro Morata yari umukinnyi wizera igitego isa n'isa n'aba ba Omorodion turamenya niba bazaba abakinnyi b'ibitangaza n'abayezi Perez yo baje turabizi no maklub yabo baba ari abakinnyi basanzwe. Mikel Yarzabal wa Sociedad nibyo ashaka kugira iyo mibare, afite abakinnyi meza mugaragiye akamenya guhuza nabo umukino, akaba bamwataka ukina anasohoka muri box ushaka gusanga anakorera abo bandi
akiriya ama espace nibyo bikorohera Lamine Yamal na Nico Williams, iyo mibare nabyo cyangwa si iyo mikino nayo ikamuvugira bigatuma Luis de la Fuentes amwizera. Ariko iyo ufite umwataka nk'umeze utyo biba byiza ukagira nimero 10 nawe ufite ubundi buryo ashaka kugufasha gukora igitego mu kugitsinda. Icyo kintu rero cyaragiye cyorohera ikipe y'igihugu Espagne, ubivuze neza. Dore aho rero bikwereka ko iyo mikinire cyangwa so Pedri kuba banamwiza iruhande rwa Mikel Merino bituma Merino nawe aba mwiza. Dore ikintu kikwereka ko icyo uvuze cya Pedri ari pikomeye cyane. Muribuka Mikel Arteta ajya agerageza gukinisha Zubimendi na Mikel Merino na Declan bombi mu kibuga, agakinisha umukasero umwe Zubimendi, Declan agasa nk'aho ari inganiye na Mikel Merino. Uzi icyo byatangaga? Byarangiraga ekipe nta balance ifite muri mediane. Muribuka tubigaruka tukavuga tuti Arsenal haraho yasufiye, mahita byumva rwose, kubera ko wabonaga ko mediane nta balance irimo, kandi mu busanzwe Arsenal kimwe mu byo yicisha ama ekipe icyo mediane yabo nziza. Icyanatumye Arteta kugeza amagingo atarongera no gukora icyo kintu, dore impamvu yabyo. Iyo Declan ari gukinana na Mikel Merino, Declan ashaka kwikomporta nka nimero 10. Declan nawe araryoherwa kuko yakoze igitego, arabizi ko ni imibare myiza ivuga, barabizi ko kugira Zubimendi byatumye kudefanda kwabo kuba guke, nawe akaba umukinnyi wirekura kugira ngo ajye gutegereza za deuxième ballon ya Mathilde Dorweye cyangwa se ya passe za nyuma babukayo bahindura zivuye mu mpande nk'ama V-pass agaruka soka box ya maprasoma yajyaga agerageza. Ahita yumva yuko inshingano za nimero 10 bari buzisangire mu buryo bungana. Icyo gihe rero byapfuye. Dore icyo balance hita iburiraho muri Arsenal iyo bakinanye. Urumva biratandukanye niya Pedri avuga ngo ngewe ndaza gusoma muvoma zawe, nugira tendency yo kugenda ngedagaruka, nugira tendency yo kugaruka ni cyagenge nagiye kugira ngo dusigarane. Ni ibintu dukoranye igihe kinini cyangwa se ni kombinezio yahise yihuta kuko communication yacu yari yihuse cyane. Yego. Ariko Arteta yaburiyemo cya kintu cyo kuvuga ngo aba basore ubwumvane bwabo nubuhe, communication yabo ni iyi. Ese ni ryari Declan yagiye Mikel Merino akamuba hafi? Ese ni ryari Mikel Merino yagiye Declan yemere kuba nimero 8? Aya ni abantu bavugaga bati Mikel Merino ntabwo aba mwiza ku 10 ngo yakinanye n'uwitwa Declan bakaberwa impamvu. Ntabwo kenshi atinda ku 10 kubera ko Declan aba yagiye kenshi usanga ubwo Mikel Merino ari uri kugaruka. Ugiye kumusaba rero gukora ya travail atamenyereye, ari naho byahise byangira Mikel Arteta ataragerageza icyo kintu. Tubikomeje rero kuki kuri Pedri ubigisubizo kuri aba bakinnyi. Uze kura no kuri Dani Olmo nawe akiri muri kipe ya Leipzig yazaga mu ikipe y'igihugu akaba mwiza kubera iki yegeranye na Pedri. Aha naho icyo kintu Barcelona yavuze ati subundi niba tubuze Nico Williams twari twaratekereje kumuzanana na Dani Olmo, reka tuzane na Dani Olmo. Kenshi nk'aba bagabo ba Deco cyangwa se na Barcelona kuri ba Joan Laporta banabihuza n'izi performance za La Roya irimo abakinnyi benshi ba Barcelona, uburyo bumvana aba ba Dani Olmo bumvanaga na ba Nico Williams ndetse na ba Lamine Yamal na Pedri agahuza na Dani Olmo. Kubera iki Pedri yoroheza buri mukinnyi wese muri ruhande kuba mwiza, kuko ibyinshi Pedri aba yabikoze. Wowe icyo usabwa no kwa mu mwanya wawe kandi ukahabera ku gihe, ukaza no kumenya icyo ukoresha umupira ukugezeho kuko ukugeraho uri muri position nziza cyane. Yamaze kuwutegura mu by'ukuri cyangwa se yamaze gutunganya akazi. Umuvandimwe witwa Pedri Gonzalez, benshi bati Mikel Merino byanze bikunze agomba kuba nimero 10 wa Espagne. Ba Dani Olmo, ba Fermin Lopez bakaza bashaka uburyo biyongera, ariko nekeza ko dufite abakinnyi byibuze 3 cyangwa se 4 bafite kartu cyangwa se bafite ubushobozi bwo kubanzamo mu kibuga. Kandi kuko urebye Espagne ukuntu igenda isimbuza imyanya yabo, umukinnyi ubanzamo n'usimbura ufite Kukurera, ufite Alex Grimaldo, ufite Alejandro Balde, ufite Pedro Porro, ufite nde. Espagne ifite abakinnyi kwezi squad yabanzamo yose. Tubigarukaho tuvuga tuti ntabwo hari witwa Nico Williams na Lamine Yamal ntaho hari. Ubwo igisubizo kiraza kuba ikihe? Umutoza arafite ubusiyo avuga ati nshobora gukinisha witwa Ferran Torres ku ruhande. Yajyaga akina murabyibuka muri za Man City. Yego. Uri abantu ntibanibuka ko Mikel Oyarzabal muri Sociedad ari giye abanzaga ku ruhande, ni naho yamukinishije n'ubundi banyagira Bulgaria 4. Alex Baena arahari yahakina.
uvuze kuri Yeremi Pino waratsinze igitego cya mbere mu kipe y'igihugu ya Espagne urakoze cyane urumva niba afite izo option zingana gutyo ni ikintu kikwereka ko Espagne yo swad nini cyane ubundi iyi international break itarimo Nico Williams ndetse na Lamine Yamal yongeye kubutsa Espagne ko nabo bakinnyi bose rega barakubwira ngo ku kigero cya 85% iyi group yaba babanzamo n'abasimbura Luis de la Fuente akuzeho we uri mutoya imizamukire yawe agutegura muri U17 U19 gutyo songira ngo nibyo ngibyo kuri Espagne imfite amanota angahe kugeza ubu ngubu nyuma y'ibitego bibiri bya Mikel Merino na Onigor ya Chernev wa Bulgaria n'igitego cya Mikel Azabari kuri penalty kugeza ubu ngubu mu mikino ine bayoboye itsinda n'amanota 15 amanota 12 nibyo ahubwo bazigamye ibitego 15 match ikurikira basigaje imikino ibiri kugira ngo berekeze mu gikombe cy'isi bafite equipe y'igihugu ya Georgia muri Georgia hanyuma bafunge bakira ikipe y'igihugu ya Turkiye ya Arda Güler mu kwezi kwa 11 ndabona ari tariki 18 saa 3:45 zahariya muri Espagne.